aravuga ati muva aha hantu hagiye guturika. Nibwo twahavaga tujya kumva ngo po haratse. Fungura. Ni mu murenge wa Kanyinya ni mu karere ka Nyarugenge, naho abaturage bakunda kwita nk'Ishyorongi. Ukigera hafi y'umurenge wa Kanyinya, hafi y'ibitaro bya Kanyinya, haje kubera impanuka ikomeye cyane ku isaha y'isa 10 za nimugoroba, aho ikamyo mu bwoko bwa Benz yaritutse mu karere ka Musanze yerekeza i Kigali. Yaje gusekura yari yambaye ibirango bya Kongo, yaritwaye essence ikayirenza umuhanda, iyi modoka igahita yiyubika. Essence niko kumeneka ikayitwika igakongoka. Ubwo twagiraga twasanze iyi modoka irimo gushya igakongoka. Bamwe mu baturage twaganiriye badutangaje uko bamenyemo iyi nkuru y'incamugongo. Dukuye mu mudugudu wa Ruhengeri tukaba twadikanyije n'umudugudu wa Mubuga mu murenge wa Kanyinya. Ubwo habaye impanuka, hari imodoka yazamukaga n'iyamanukaga yari iriya yahiye. Ubwo uriya modoka yakubitanye n'iriya, shoferi babashije kuvamo ari amahoro. Ubwo tugumya kuhagendagenda, tumaze kuhagendagenda dusa nk'abatabaye nyine. Afanda araza aravuga ati muva aha hantu hagiye guturika. Nibwo twahavaga tujya kumva ngo po haratse. Umva byatse, ariko kubw'Imana irahabaye, nta upfuye nta uhiye, ni Imana ihabaye. Gusa mugumye mu dusengero. Niba ari essence nimba ari mazutu, twanafotoye byahoreraga nka yanzi mbere y'uko ishya, byamanje birava cyane, ikidendezi kiraza bibona guturika. Ubwo tugiye twumva imodoka zikoze impanuka, turaza tuhageze dusanga ntabwo baravamo, ariko babavanyemo bose bakomeretse, ariko babashije kuvamo. Tubona essence ikumeneka, abapolisi bahageze baratubwira ngo twegere hepfo imodoka iturika, ariko bose bahawe ubutabazi, bari kwa muganga nta kibazo. Tugiye twumva ibintu biraturitse ngo po, imodoka ziragonganye. Mu kugongana kwazo tubona essence iramenetse, essence imenetse birashimurira gurumana cyane, kajya twumva bihurura. Tuhageze dusanga nyine ni kiriya gipangu cy'Amizero cyafashwe. Ubwo nyine nuko byagenze, byaturitse bigaturika tukaberwa ibyo ari byo. Tuhageze dusanga n'uriya muriro nyine uri kugurumana, ni essence yari guturika. Umuriro waturutse ku modoka ebyiri zagonganye, essence ikameneka ikaka. Turi hano tubona imodoka iragonganye, tubona itaka iraguye, tubona umuriro wazamutse cyane, habaye umwotsi. Aho kubw'amahirwe turashima Imana, ku ivuriro ryacu ntabwo rihiye, n'Amizero ntabwo ahiye akantu gatoya. Iryo dushimira Imana. Bari mwinshi cyane, wazamukaga hejuru ukabona isi irarangiye. Aho kubw'amahirwe Imana yakinze ukuboko. Ndi mu rugo mbona kotsi karazamutse, ariko ndahageze nsanga imodoka ziragonganye, nsanga imodoka itake yaguye hariya, umurimo wo kuzamuka. Cyari uko umuriro uzamuka mu kirere. Gusa icyabateye gushima Uwiteka ngo nuko yaba umushoferi w'iyi modoka yiga kongoka ndetse n'iyi yayikubise nta numwe wigeze ahasiga ubuzima, n'abakomeretse bagera kuri 3 bakomeretse byoroheje. Umuntu hasize ubuzima, natwe turi amahoro. Uko tureba uko turi abaturage, natwe twari twatabaye mu bushobozi. Birasekuranye cyadanje, bari bapfuye, ariko n'Imana itabara umuntu n'igihe kiba kitaragera. Shoferi avuyemo na Bibiliya yiwe, basa nk'abajya kwa muganga. Ubu niho bari, ni amahoro. Batwoherereje kizimyamwoto, ubutabazi rwose. Perezida ni umugabo rwose, uzamudushimire. Byahoreraga, tugiye tubona kizimyamwoto ziraje, nibo badufashije. Muri bazima bamwe bakomeretse, n'Imana yakinze akaboko kuba nta zindi nzu zahiye. Nta wapfuye? Nta muntu wapfuye, bose bari kwa muganga. Iyo kizimyamwoto itahabana no kwa muganga habahiye, n'ingo zose duturanye ziba zafashwe. Byaturitse cyane, tukiruka tutazi ibyabaye, tugeze ku muhanda nibwo dusanze Kabisa rwose leta z'ubumwe zirashoboye, tugiye kuhatora imodoka zirahageze, bahita bahazimya, bihita bigenda neza. Aya makuru yaje gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano ryo mu muhanda Traffic Police Emmanuel Kayege, adutangariza ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare, ariko kubw'amahirwe nta wasize ubuzima.
nibyo ni impanuka yabaye mu gihe cya saa 10 z'umugoroba. N'imodoka ebyiri z'ikamyo zagonganye, imwe yaturukaga i Musanze, indi ituruka i Kigali yerekeza i Musanze. Impanuka ikimara kuba, imodoka yaturukaga i Kigali yerekeza i Musanze yari itwaye amavuta, yarenze umuhanda igwa no muri metero 5, ariko kubera iyo mpanuka no kugwa kandi itwaye amavuta yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro polisi yaje kugira kwenterevena ishami rishinzwe kuzimya inkongi irayizimya, ariko